uyu munsi umutumirwa wacu ni Sœur Helene Nayituriki, ni umubikira ubimazemo igihe, akaba yaramenyekanye cyane mu burezi bw'u Rwanda, yayoboye amashuri atandukanye, ariko abantu benshi bakaba bamuzi muri lycée Notre Dame de Citeaux, ni ishuri yayoboye kuva muri 1997 kugeza ejo bundi agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Uyu niwe mutumirwa wacu, niwe tugiye kuganira kuri uyu munsi. Yo nitwa EPANDUNGUTSE. Sœur, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Amakozi. Wenda mu gutangira abantu benshi barabamenye mu mirimo mwagiye mukora cyane cyane mu burezi, ariko mwabanza mukatunyuriramo ubundi muri bantu ki? Nitwa Nayituriki Helene, abandi umunyarwandakazi, mvuka mu Ruhango ahantu hitwa Mwendo. Muri uyu mwaka ndagira imyaka 67, nkaba navutse ku babyeyi b'abakristu, hanyuma nza no kwiha Imana ubundi mu cyaho Benedine, nkaba ndi Rwamagana. Reka rero dusubire inyuma, muravutse muvukiye aho mu Ruhango, mwatubwiye mu by'ukuri muvuka ubuzima bwari bumeze bute, mwakuze mute kugeza mubaye abo muri bo uyu munsi? Yewe mvuka navutse mu muryango w'abana, bwo nari uwa kabiri mu muryango w'abana 4, ubu nijye usigaye jyenyine. Hanyuma mvukira mu rugo rw'abakristu, ntabwo nigeze ngira ikibazo abandi bana bagira uyu munsi. Iwacu barankunze, umwana wankurikiye mfite imyaka 7 hafi. Muraseka nimbivuga, ariko nonse imyaka igera hafi kuri 6 navuye kwibera njya ku ishuri. Bigaragara giye ko ndi umwana wakunzwe bihagije. Tuzamuka dutyo muri iyo myaka twagize ibihe bibi. Urumva navutse muri 55 ku itariki 5 z'ukwa gatanu, ni itariki isetsa n'abantu nayo. Tugira ibihe bibi kuko za 57, 62 harimo ibintu by'intambara bitwika amazu. Nari umwana utangiye guca ubwenge, ntumva ibyo ari byo, ariko numva ko hari ikintu kitagenda. Aho rero niho navuga ko ubuzima bwanjye ari iwacu babahaye icyerekezo kurushaho, kuko babiheraho bagiye banyigisha ibintu byinshi cyane. Sinitera indabo, nshobora kuba nabyo nkora, ariko barabintoje. Bantoje ikintu cyitwa urukundo, bakanyereka hakurya aho batwika, bakanyereka ahandi imbwa zirukankana amagufa y'inka z'abantu bariye. Biza gutuma nanjye nkura ntyo ndwanya ibyo barwanyaga. Rero nazamutse ntyo, ndumva naragerageje kugenda nkunda umuntu wari we wese, ngakunda abo tubanya, abo duhuye bose, nta urobanura, ari umuremure ari umugufi. Icyo gihe hariho ibintu by'ubwoko ngo abatwa abatutsi abahutu, nta mutwa wabaga iwacu, nta muhutu wabaga iwacu, nta mututsi wabaga iwacu. Tukazamukana, abantu bajyaga bananseka. Hari umukecuru wari utuye ku musozi hafi yacu, yajyaga yikorera ibumba tukamutwaza tuvuye kwiga, kuko jye nize kure cyane, ahantu hitwa Muyunzwe, hari ibirometero byinshi turutse iwacu. Ariko rero twahura n'uwo mubyeyi tukamutwaza, abandi bakamunena. Jewe mama yari yambwiye turamenya umuntu wese ujye umufata nk'umuntu. Tukamutwaza ibumba rye, akaduha ibisheke tugasangira, akatugaburira tukarya, ubundi tukikomereza urugendo. Nuko nakuze rero, birangije Imana impa amahirwe yo kujya kwiga mu ishuri rikuru. Nyuma ya troncome jewe nize ibintu by'ubwarimu, sibyo nari nasabye, ariko nagize Imana we Imana nabikunda cyane. Ubwo mwari mwasabye iki mwebwe? Jewe nasabye ibintu byo kuvura abantu, infirmière y'icyo gihe. Ntabwo ari bampaye section bitaga pédagogique. Section pédagogique wakongera akayigarura na muhemba, byatumaga abantu bigisha bakajyana igihe cyo gukora umwuga by'umwitozo, ukabona bakora ibintu bifatika kandi bikabakurisha gukora. Nuko byambayeho rero. Niba ushaka ndakomeza nkubwire ko narangije kwiga njya kwigisha muri primaire. Icyo gihe bajyaga muri université ariko banyuzura. Nicyo natinye, bituma nisabira akazi ko kwigisha. Primaire nayigishije imyaka 3, turabyara n'abari abasenyeri baduciye mu ntoki urebye. Hanyuma tangije njya kwiha Imana mu buryo bwihariye. Hari ikintu komoje uti baranyuzuraga ku buryo watinye kujya kwiga kaminuza. Byari ku ruhe rwego ku buryo ari ibintu byatumye wanga gusaba gukomeza kaminuza? Hari n'igihe bafataga abantu ku ngufu, cyangwa bakabacisha muri za rigore zirimo amazi y'umwanda ava mu bitaro, ubundi bakanagukubita. Rero ntabwo numvaga njye nabishobora. Nicyo cyatumye ntasaba kujyayo. Muza kwiha Imana byaje bite muri mwebwe? Mwakuze ubundi mushaka kwiga ubuganga ntibyakunda, mwiga ibijyanye no kwigisha, ariko none nyuma muza gufata icyemezo cyo kwiha Imana. Byaje bite? Hari ikintu kigukurura mu buzima buriya. Wowe uracyari mutoya, ntabwo uragera igihe cyo guhitamo, ariko hari igihe imyaka ugeramo ukagomba guhitamo iburyo cyangwa ibumoso.
kubera ko njye nakuriye mu muryango w'abakristo, bashobora kuba bariga waduha umwana wakwiha Imana bakabivuga wenda nkabishyira mu mutwe ariko ntabitinzeho. Nyuma y'uko umuntu agenda yitoza, njye nabaye n'umuhereza mu kiliziya muri za chapelle za mashuri yombi n'umusomyi, bigenda bikwinjiramo hakagira ikintu kigukurura, nk'uko waba ukururwa uruhande rumwe hari abasore bakurura, iruhande hari Yezu ukurura, icyo gihe bigusaba umwanya wo gutekereza ugahitamo. Nahisemo rero mpitamo kujya kwiha Imana mu buryo busanzwe atari mu muryango, kuko umuryango njye nabonaga mu myumvire, umuryango iyo uri kumwe muba muri abantu babiri mukita cyane ku bana banyu mwibyariye, kandi njye numvaga nshaka guha serivisi abantu benshi banyuranye, cyane cyane abana. Buriya mfite niba ari faible niba ari ikitse mbizi, ariko abantu bato cyane ni inshuti zanjye nubwo nshaje. Nkunda kubashyiramo imbaraga cyane kugira ngo bazamuke ari abantu b'abagabo bazagira icyo bimarira. Rero iyo ufite urugo rukuziritse ntabwo bikorohera nk'iyo ufite uburyo bwo kubikora nta kikuboshye. Ari niyo mpamvu nishimiye kuba narakoze mu bintu by'uburezi, nize kubikunda kandi ndumva sindahire cyangwa nihenura, ariko ndumva naratanze imbaraga zanjye zose mu burezi kugira ngo abana umuntu arera bazavemo abantu b'abagabo. Icyemezo urumva hari impande ebyiri zagukururaga nk'uko bivuga, bigusaba gufata icyemezo. Cyabaye icyemezo cyoroshye kuri wowe mu kugifata bango ngiye kwiha Imana? Ntabwo byari byoroshye cyane, ariko kubera ingabire y'Imana no kuba nshyigikiwe n'ababyeyi byaramfashije. Nagiye ngisha n'inama abandi b'inshuti zanjye, nkabanza kabaza ko njye nari meze nk'umuntu narasetsaga cyane, niko bambwira. Kambwira ngo we nugenda ntabwo uzabibasha, ngo we uzagenda ukubagane ngo hanyuma bakwirukane. Kambwira njye sinkubagana, buri kintu nzi kugikora mu mwanya wacyo, kandi nibyo n'uyu munsi koko abantu bibaza ukuntu nkirimo bikabatangaza. Ko njye ntabwo nzi kwiyoberanya, nsohoka uko meze kakubwiza ukuri kwanjye, ubundi ibyo wumva ubigaya nkabimenya n'ibyo utagaya nkabimenya, ibyo ukosoye nkabikosora. Rero ababyeyi baramfashije n'inshuti zaramfashije, nawe mfite n'umupadiri unkurikira kamubaza niba uko abibona, kuko sinjya nihisha. Uko mbona ujya umenya ngo ni uwo nguwo uri mureba, ntukajye kunshakira kure. Ku buryo rero byaboroheraga kuvuga ngo icyo wakibasha kire wakibasha nta kibazo. Nuko mpitamo ndagenda rero. Ese ababyeyi babikundishijwe n'iki kujya naho bagushyikira? Kuko ibi ndabishingira ku bapadiri tumaze kuganira, abasenyeri hafi ya bose twaraganira, akavuga ati nubwo nagiye muri ibi bintu, ati mu muryango akavuga ati wa muhungu we, ubu koko nta kana, umuryango urawuciye ugiye kwiha Imana, we byagenze bite kugira ngo banabigushyikiremo? Bavuga bati noneho nahitura iki ko atagiye kuduha kuzukuru? Mu byo bambajije bya mbere bambajije ikigiye gutuma ngenda, mbabwira yuko ngiye nshaka kuba mpagarariye abantu benshi kurusha kwikunda no guhagararira abantu bakeya, cyane ko twari dufite n'abana bake barabibonaga ko ari ikibazo, ariko ntabwo bigeze bangamira, kubera ko mbese kuki ubundi banyise nayitura iki. Ashobora kuba n'inyiturano y'icyo bifuzaga kubaza, nabyo twabiganiriye na papa. Hanyuma barambwira bati genda, ariko iyi nshingano bampaye ni imwe. Mu bantu bari bahari data yarambwiye, hari umugezi duturanye witwa Kiryango, yarambwiye ngo genda, ariko ntuzagire amaguru abiri atandukanye, uzashyire ku ruhande rumwe. Niba ari ibumoso ajya ibumoso, niba ari iburyo ajya iburyo, ntuzavuge ngo ugiye kumesa tubiri, uzamese kamwe. Kuvuga rero ngo nugenda bikakunanira uzagarukira umwana wanjye nari ngukeneye. Urumva nari umuntu watangiye gukora, nashoboraga no kubagirira kandi kamaro, ariko bemeye kundekura kuko byasaga nko hari ituro nabo batanze. Ntabwo byabagoye, bari abakristo, ni ikibazo cyabo bari bafite nabo. Ubwo urugendo rwo kwiha Imana rwagenze rute, kugeza rwamaze n'igihe kingana gute kugeza ukoze amasezerano ya nyuma? Tuba dufite amategeko yanditse tugenderaho, hagira igihe cyo kubanza ukareba. Ubwo narebye ndi mu kazi, kagira igihe kugenda bakagutegura. Twabyanya nk'urugo rusanzwe, ibihe bya fiançailles, ibihe byo gusaba, ibyo kujya mu rukiko, n'ibyo gusezerana burundu, kubaka urugo. Jewe rero nta cyamvuriye n'uyu munsi. Umurezi wandeze icyo gihe turi mu novisiya turi kumwe hano, njya mubwira ariko ntiwadusubiza inyuma tugasubira mu gihe twarimo, mu gihe twari batoye. Burya ntabwo ngorana, iyo umbwiye ikintu numva ndagikora, cyo ntumva cyo ntabwo twajyana. Nacyo gituma nanjye nta muntu nabwira ngo kora icyo atacyumva ntimutegeke. Oya, ibintu batubwiraga gukora nuvuga ari ibintu bisanzwe, nkabikora nk'uko bisanzwe, ariko ikinini cyarimo n'isengesho. Icyo gihe rero iyo wibaye kwegerana n'Imana, nayo iraza ikagusanga mukaganira,
wajya gutana abandi bahari basanzwe kukurera bakakugarura, waba uri ufungutse ukabaza abandi ngo ibintu bimeze gute bakakugira inama. Ntabwo umuntu umwe wenyine yabyifasha, urabanza ugatega amatwi ijwi riguhamagara, hanyuma ugakomeza ukajya ugisha n'abandi inama cyane ab'imbere yawe bakoze n'urwo rugendo, ariko noneho ukareba n'ivanjiri kiragano gishya by'umwihariko. Ni ibintu bisaba determination, kumva ko wabyakiriye ukiha igihe ukiyemeza. N'uyu munsi bagiye kuvuga ngo subira muri urwo rugendo wongere utangire narutangire. Ni icyemezo utajya wicuza cyane, ntacyo nicuza na kimwe. Urugendo rwose rubamo imbogamizi, nta bishuko wahuriyemo nabyo waratangiye urwo rugendo waramaze kwiha Imana, bya bindi bavuga ati na mbere hari uruhande rwabaga rukurura urundi rukurura. Ibishuko harya ubwo nabyita ngo iki? Umuntu uza kugushuka cyangwa ajya ibishuko muri iki? N'umuntu uza kugushuka cyangwa se n'ibishuko muri wowe? Ibishuko muri jye ntabyo nigeze ngira, kuko nagiye nari namaze kubyihitiramo, ariko abaza kugushuka no kugukurura bo ntabwo babuze, kuko byabaye inshuro nyinshi cyane, ariko mpitamo ni ibi nahisemo rero. Abantu kavuga ati wavuyemo gusa rwari urugendo rurerure cyane cyane nko mu biruhuko, wagiye mu biruhuko baduhaga agakonji, wagera imuhira umuntu akaza akagusakuriza, wenda harimo abazanyumva bizasetsa kuko hari abo twagiye turwana inkundura. Ariko rero ntabwo batsinze, jewe ibyo nahisemo nibyo byabaye byo rwose. Bakaba bizi ko wihaye Imana, ariko hagati waretse tugakundana ukabivamo ugashinga cyane. Hari abo twagiye dushwana bikomeye, ariko bikomeye by'intambara ikomeye. Ariko icyagiye kumbwira ko bo bashoboraga ko bankunda, ariko jye batari wo murongo wanjye. Abenshi bagiye bita abana babo izina ryanjye, kubera hari sinzi icyo bashaka kuvuga, ariko ni nka 3 nibura bafite ayo mazina. Bashaka kundambagiza, ariko ntabwo nabigiyemo. Rero urumva intambara ntiyabura. Nawe uri umusore utarashaka nk'ubu ufite intambara urwana utewe n'abandi, ariko atari wowe waziteye. Iyo atari wowe waziteye rero kuzirwanya biroro. Ibi byaranyoroheye, binsabye imbaraga, ariko rero ntawe cyankuyemo, nta n'icyanyobeje. Cyane ari umukobwa mwiza nyine w'ibiro 52 ntundebe utya nawe ubukecuru, urumva nshoboye kwitaho nk'abandi bakobwa. Hano ureba izi bintu ugira ngo sinembeze gusaka, ariko igihe kirageze ngo byerekane ko umuntu akuze, sibyo? Ariko nabaye umukobwa nk'abandi utagize icyo muzi ko mbitekereza, niyo mpamvu habaho amahitamo. None se iyo haje nk'abasore 3, muri 3 hitamo umwe, jewe rero haje uwa 4 w'ingenzi, niwe nahisemo. Ntabwo rero byari bigoye, kandi Imana nayo ishaka ibintu byiza nyine. Wese bishaka ibibi? Oya, ariyo yabyiremeye. Oya, icyo gihe rwose ntacyo nari mbaye, abantu banze nabo barabizi cyane, ntacyo nari mbaye. Nashoboraga gukora ibintu byose, sinari umuswa, ntacyo ntari bwige ngo ngishobore, nta n'icyo ntari bukore ngo ngishobore. Nk'ubu ngubu ndimo ndahinga, kandi nta muntu mwakeka ko mbizi, sibyo? Nuko byagenze rero, ntabwo byamvunnye. Ni Imana yamperekeje, nyitega amatwi, ndayumvira, mpitamo. N'inshuti narazigize n'ubu ndacyazifite. Jewe muravuga inshuti nyanshuti ziri seriyo zitikunda, zumva ko icyo uhisemo ari uburenganzira bwawe, mukatandukana mukagenda, ariko utavuze ngo namuburenganyije, ngo jewe namubenze, ntawe nabenze. Ariko abo baje kunkurura bo twarahanganye, ariko ab'inshuti zanjye nyazo n'ubu baracyari. Ubwo ariko baje gukura warababenze? Abo baje kundeba baje n'ababenze nyine, kuko baje mu mwanya utari uwabyo. Kuko umuntu wazaga kunkuraho nagiye, ntabwo yabonaga ko nari mfite icyo nahisemo. Ubwo mwabenze nk'abangahe? Kura mu rugo rwawe. Ntibarakaraho barahari barenze umwe, bageze kuri 3, hari n'undi umwe wapfuye. Ntacyo nabahakaniye muri gahunda twahanye, gihe baje kunshaka narahisemo. Mwihaye Imana, ariko mwe mwaratangiye n'ibijyanye n'uburezi. Uburezi ni ikintu mumazemo igihe, ni ikintu mukunda cyane. Mu by'ukuri ubu ngubu turavugana muri mu kiruhuko cy'izabukuru, ndagira ngo utunyure no mu rugendo rwawe mu burezi, ariko unasesenguye ubona ari uwuhe musanzu wagize mu burezi bw'u Rwanda? Uko byaba ari kwivuga imyato. Uburezi natangiye kubukoramo 1976. Ubwo niho nigishije za primaire, bigisha imyaka 3, abana nkabakunda cyane, barabizi nabo. Harimo abavuyemo b'abahanga batarapfuye bariho. Cyenda twitoza iryo tegeko ry'urukundo iwacu bari baramenyereje cyane. Ubu ni nicyo kintu kibanza, ari nayo ntego yanjye aho ndi hose. N'abana mbonereho no kubasuhuza, abana banyuze mu ntoki zose,
nagiye mbatoza gukundana mbere y'ibindi kuko iyo abantu bakundana ibindi byose birashoboka. Iyo hari urukundo munafashanya mugafatana urunana mukajyana ntawe ugenda asize undi. Cyo nicyo numva natoje by'umwihariko. Ubundi amasomo aza nyuma. Iyo yaje rero abarusha abandi barabafasha niyo utabafasha uko bigomba. Rero mvuye muri kuva nakomeje iyo mirimo niga muri universite, niga bya siyanse zo kurera n'ubundi, psychologie, pédagogie, sociologie n'ibindi byose bikurikiyeho. Ndaza nsubira mu burezi, nakoze mirimo kise. Nabaye animatrice d'internat, ntari najya muri universite. Mba préfet des études, mba préfet de discipline, biza kurangira bangiza umuyobozi w'amashuri. Kugira ngo igice kimwe nagikoze hano hirya yari ikiriye Rwamagana, ari nabwo ho jenoside yansanze n'abana. Hanyuma muri 1997 nja muri Notre Dame de Sitori ho banyohereje. Aho nagiye hose wo wabaza wese kintu ntoza nicyo gusa ndakubwira tubanze twumvikane tugira urukundo ibindi bizaza nyuma. Iyo rero ufite urukundo ntabwo ubeshya, ntabwo unaniza abandi, ntabwo wikunda, ukoresha ukuri, ntabwo ukorakora, mbese ugira imigenzo myiza. Urukundo ruyobora ku migenzo myiza kuko iyo ukora imigenzo myiza ukunda mugenzi wawe. Iyo uri mu migenzo mibi biva mu rwango rwa mugenzi wawe. Nk'ikintu cyitwa gukopera barabizi ko ntacyemeraga. Ikintu cyitwa kwiba barabizi ko ntacyemeraga. Dore muri make ikintu cyo gukunda, gukoresha ubutabera no gukoresha ukuri ko ari bitatu byo rwose ni inshuti zanjye. Niryo shema mfite ryonyine. Gutsinda baratsindaga nyine kubera ko bafashanyaga bakiga bakazamukana bose ntagira usigo wundi. Ariko rero mbere yo gutsinda habanza rwa rukundo. Gutsinda nta mutima ufite, ugatsinda nta muco mwiza ufite, ntacyo bimaze. Ibyo biriya byadusenye igihugu. Urwo rukundo wakomeje gutsindagira, tunatangira uti ni ikintu mu rugo bagutoje cyane kuva ukiri umwana muto, ndetse naho nawe ugiriye mu burezi ni ikintu wakomeje kugenda utoza abana. Iyo murebye hari urwo rukundo ababyeyi babatoje, kwa uti ni ikintu gikomeye ababyeyi bakabaye batoza abana. Umaze gukura uri muri iyo mirimo yose muri urwo rugendo rw'ubuzima, hari ahantu uru rukundo rwagufashije kwitwara gitwari cyane. Aho nanyuze hose numva rutarambangamiye. By'umwihariko mu gihe cya jenoside urabona intambara yatangiye muri 1990 niho abantu batangiye kurebana nabi. Icyo gihe nabi mu kindi kigo kitari iki kiba Epfirikanse muri Saint Bernard uyu munsi niho umuntu yabonaga abana bagatangira guhangana, nk'umwarimu ashyizemo hagati agakoza mu ntozi, ukabona abana batangiye kurebana ibijisho bibi cyane. Wababaza bimeze gute? Kubera ko jye batameshaga nyine bambwizaga ukuri. Ayo ngashyira hariya tugakira mu nteko, sinabyita gacaca yari itarizwe ityo, nkabwira tureba ikiza mukuyemo n'iki, babandi bahanganye nkabashyira hariya tukabivuga. Ku buryo rero byamfashije ko abo bana batigeze barwana. Na hano i Rwamagana bikubise ntabwo byatumye abana barwana. Twarirukanganaga twese turi kumwe nabo, ariko nta wariye undi nzara, nta watutse undi, barajyanye bashyira hamwe. N'uyu munsi abakiriho baracyari hamwe, bafite ikintu cy'igihe naketekese mani groupe ariko iri kumwe. Nanjye rimwe na rimwe bajya bansagarira bakanyandikira, ariko rero baracyari kumwe. Muri Notre Dame ngerayo n'icyo kintu cya mbere nababwiye. Nagiye muri 1997 harimo ikintu ngo bagande, ngo abarundi, ngo abakongo, ngo abasope, bindi ntazi byari byo. Ndagenda babwira rero ibi bintu murimo ntabwo turi kumwe, muriga cyangwa muravamo. Harimo na anglophone na francophone. Byose byari ibintu bihanganye. Babwira mubanze mumbwira agaciro karimo, nimumara kubinyereka tuzabijyamo. Niba ntako rero tubivemo, turebe mu mutima, turebe mu bwenge, turebe imbere. Nuko twazamutse nyine, kandi numva byarankundiye byibura 98 cyangwa 9%. Cyo nicyo cyonyine ndimo nkubwirane, niyo fierite mfite. Niryo shema ryanjye, nta kindi gihembo nabonye kidasanzwe, nta nicyo nsaba. Ariko igihembo cyanjye nuko abo bana bavuyemo abana beza. Uyu munsi bafite ingo nziza, uyu munsi aho bakora muri za biro zinyuranye, muri za ministeri, abari abadepite n'abasenateri, abari hirya bose muvuganye bakubwira ko icyo kintu bakizi, kandi niyo bagenda bakigenda nabishema. Uzumva abakobwa bacu cyangwa abahungu n'abahungu barimo bagenda bavuga ngo bagenda bemye tete wote.
nk'ubu abakiri bato cyane iyo bari mu mujyi abantu batunga intoki ngo dore babatete hote batambutse yewe nahitamo kunyita utyo kunyenda tete hote mfatanya na mugenzi wanjye runana aho kugira ngo mwababonye babandi babantu biza ahandi murebe uko basa urumva nawe ubyaye umwana bakavuga ngo mama shenye ngo dore umwana waturutse kwa kanaka urumva rero aba yarindungutse nawe byaguhesheshemo ariko bamuvuze nabi nta kiza kirimo ishema ryanjye nuko abana banjye iyo bavuze neza numva ko bafite ingo nziza nahura n'abakwe cyangwa abakobwa bashatse abahungu bize muri Notre Dame sibyo ko abenshi bashatse abakobwa bahize nabo usanga ari ibintu byiza bishimishije. Ni ibihe bintu nka bitanu by'ingenzi mwumva byamartse ubuzima bwanyu? Jenoside yambereye mbi bitarabaho mbi ariko mbi cyane cyo ni ikintu kisumba ibibi byose naba narabonye mu byinshi. Ikindi kintu mbona kibi ni ukubona ababyeyi batita ku bana babo uyu munsi bagahinduka ibirara bakumva ntacyo bibatwaye ukaryama ugasinzira ibyo bintu giye birambangamira. Ibyo ni byo bibiri bibi. Ibyiza nabonye rero nuko nakuriye mu buzima aho abantu bakundaga abandi nubwo batakomeje gukundana ariko nge nagize igihe cy'uko abanyarwanda bakundana kandi navutse mu muryango nkunda. Cyo nicyo cyiza cya mbere urabyumva nawe kuba nakunzwe n'ababyeyi ni ishema mfite ngendana kandi nkumva aho bari nsigaye mbavuga mu mazina ntarajyaga mbavuga ngo ntazavaho mbyibagirwa. Ikindi gikurikira ni abantu twagiye duhura b'inshuti nziza tugakomeza tugahana ibitekerezo tukajya inama. Cya gatatu ni ko ubuzima nahisemo aribwo ndimo kandi nkaba mwishimiye. Nibutse twumva ko turi kuganira na Helene Nayituriki akaba ari uwihaye Imana n'umubikira bimazemo igihe kandi wanabaye mu burezi igihe kirekire ndetse akora n'ibindi bikorwa bitandukanye byo gufasha umuryango nyarwanda. Ngaruke rero ku cyo mwasaga nkaho munakomojo kimwe mu bintu bibi by'ababyeyi batita ku bana. Uyu munsi hari ibibazo byinshi byugarije umuryango birimo n'inda ziterwa abangavu birimo gutandukana k'umuryango. Mwebwe iyo musesenguye mu by'ukuri kuri ibi byose impamvu yabyo murabona ari iyihe? Nuko hari ingero mbi. Twebwe abakuru tubaha ingero mbi. Cya mbere abo bana ntibakunzwe mu miryango kuko ababyeyi basa nk'abantu bashaka ibintu ariko batita kubo babishakira. Niba ubyaye umwana wagombye kumuha inshingano z'ibanze ukamurera ukamukunda ukamutoza. Rero icyo gihe ntacyo abantu bagifite muri rusange. Ntabwo ari bose, hari ababyeyi beza barera abana neza pe. Abana benshi banciye mu ntoki ugahita ubonye mwana uvuye mu rugo rwiza n'uvuye mu rubi. Ni nabo bavuna nabo bafite ingombi. Bakuvunana so kuvuga ngo birakurakaza ariko bigusaba kubitaho cyane ushyizeho imbaraga. Kangurire n'abarezi kujya batega amatwi abana kuko hari abana abandi bamera akahura afite ibibazo akazarinda asaza akifite bya bibazo. Rero ubwo nagira ngo mvuge impamvu tubaho urwo rugero rubi ntitubitayeho cyo ni cya mbere kandi natwe bakuru dufite ingeso mbi dukora ku buryo abana batureberaho ibibi. Niba nta discipline ziri mu rugo umubyeyi agacaha agasambana n'umukozi undi agasambana n'umuboyi umwana akaza akagukacira. Ubu ni ibintu byose twararekuye tekinoloji yarabyoroheje. Noneho umwana nawe akavuga ati cya papa se ubundi cyangwa cya mama bimeze gute nawe akabijyamo bayumva ari byiza ntibabona ubikora ntacyo bigutwaye nawe yumva ari byiza kandi ingaruka zikaba ari we ziba. Icyo ni kimwe. Ikindi gikurikiraho natwe abarezi muri rusange ngewe nkeka ko ari uko ariko abarezi bafite amasomo menshi cyane ntibabona umwanya wo kwita ku bana. Mu ishuri haba harimo abana benshi mwarimu afite ibintu byinshi byo gukora bakamusaba byinshi byo gukosora ngo imikoro myinshi ntabwo abona umwanya wo guha wa mwana ufite ikibazo. Iyo ugiye umwegera ahubwo aragutaza yagenda ntagiye nifitiye nimuna kuvuga ngo ntagiye nifitiye. Rero umwana bagize abona igikuta ntabwo ashobora gukomeza kukubwira ikibazo cye. Biradusaba rero ubwo mitesanga n'igisubizo utansabye biradusaba ko mu mashuri baborohereza bagashaka abantu bunganira bari abarimu bunganira bari abayobozi wenda batabishobora. Jewe n'icyatumye hari bimwe mbishobora nafataga umwanya wabyo kurusha uko mfata wo kujya gutanga amasomo. Isomo ryanjye ryari iryo ngiryo. Ku buryo rero icyo kintu tutagihaye umwanya uhagije turabivuga muri disikuru nibyo. Ese birakorwa? Byakorwa bite nta gihe gihari cyo kubikora? Byakorwa bite nta bantu bahari bo kubikora? Birasaba rero ko haba isubira ntekerezo kareba ukuntu mu mashuri hajya bene abo bantu bitaba ibyo bakorohereza abarezi
bakagabanya amasomo yabo kugira ngo bashobore gukurikirana abana, be kureba ibyo biga gusa batsinda, barebe imitima yabo yimeze ite. Inama tubagira niziye, niba buriya muri Notre Dame sinitera indabo, nta musozi utagira agasharo, ariko mu myaka yashize yose ubajije inshuro twatwaye inda ntazo wabona. Uzambwira ngo ubwo wenda barasamana ariko ntitubimenye weya. Nabo ugiye ukabaha ikiganiro, nuko uyu nguyu hajemo covid, waragusaba ukabaza abantu uko babitekereza. Bavuga ntabwo ari umushinga gusambana, kuko iyo utangiye urakomeza. Ni nk'inzoga, je nakunze kubaha urugero. Iyo ufite amangazini atonetsemo za divayi na biriya biyoga byose bikomeye byiza, bari mu macupa meza cyane, iyo bireba bitondetse neza ubona ari ibintu byiza, ariko ntacyo bikubwira. Iyo utarayinywaho ntabwo wumva ari ikikubwiye, ariko iyo wanyweyeho ubu urifuza ngo wama ya nzoga ngiriya. Niko bimeze rero. Abana bacu iyo batangiye barakomeza, kandi turaborohereza. Abanyumva nibashaka barakare, jewe nta ruswa njya, mbivuga uko bimeze, ibindi nkabyirengera. Niba ubwiye umwana ngo ufata kapote, umwana aracyafite imyaka 8, utangiye kuzimwigisha, suzimwigishiriza iki? Kwa batari yageze igihe cyo gushaka, wabihaye babandi bashakanye bafite ibibazo, wowe uramutoza gute? Je urambwira ngo ujye kuzamukamo Kigali ngo witwaze inkoni, ngo nubona unani uzayishinge ngo uyicumbe. Gusa nibabonye ko ncumbagira babonyare inkoni nazanye. Rero najya nkubwire ngo n'ibyambere nitwe tubibigisha, tukababwira ubuntu ukuntu ibintu byoroshye. Ntitubabwira ibibi byabyo, ahubwo tubabwira uko babyirinda, birinda gusama izo nda, ariko ntitubabwira ingaruka zazo. Umwana muto imyaka 12 asigaye abyara, ni 10 dayeri iyo yakuze kare, abyara ndika muhitana. None ubu haje na systeme yo kuzikuramo. None se wenda kuri iki ngiki uvuga ati abantu babikisha gukoresha kapote nk'uburyo bwo kwikingira, iyo bisobanura n'ibinini, iyo bisobanura gati abana n'ubundi imibonano mpuzabitsina basigaye bayikora. Kuki bayikora? Ati noneho byibuze ni reka hashyirwaho n'ubundi buryo bango babashe kwirinda izo nda n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Mbona aricyo cyakora ko kazi kubanza kwigisha abana. Abana muricara, none se habuze ababyeyi baganiriza abana. Use ko twe tutagiye dusambana nuko tutari kubikora. Ariko ababyeyi barakwigisha idore bubi bwabyo, umurezi agashyiraho yunganira ibyo ababyeyi bakubwiye. None ababyeyi ntibabikubwira, abo baranabikora, bakanabivuga mu nyandagazi, bakanabiyigisha no kuri radio. Ngo abana ngo basinzira, umwana usinzira na telefone nwe, umwana usinzira afite akaradiyo kabitanu uzamukura. Biriya byagombye gushaka indi myanya yo kwigisha abantu, bakabibabwira abana, bakabigisha ibyo mu rugero rwabo. Urumva, abana bakabibigisha, bakabazamuka babatoza. Ni byiza bigisha imyororokere. Twese twarabyize muri puericulture ko umuntu yororoka, ahubwo amasomo nta kibaho yavuyemo. Noneho umuntu akigishwa no mu muhanda, akigishwa no kuri telefone, kajya kubireba kuri ni YouTube, ukajya kureba hehe. Noneho yahura n'uwihagiye urwagwa, pardon, umusore nkawe ndibaza kutazi ngo aziguhirika, akagenda avuga ati mwere nkwereka utuntu twiza. Niyo mpamvu ubona abana babyarana na base wabo, bakabyarana na ba nyirarume kizira, bakabyarana na ba sekuru kizira, bakabyarana na ba papa wabo kizira, kubera ko baba barataye umurongo nyine. Akagenda akagutoza, akakumenyereza bitihise. Ibyo mukora mukabikora bose bareba, nabo bakajya kubyigana kuri bagenzi babo, kuko babonye mwarabiberetse nyine. Cyane ko umuntu yababwiye ko ari byiza. Ni byiza, ariko ibyiza bigira isaha, bigira imyaka. Gira ngo dufashe umwanya, nibura bagashaka n'abakorera bushake nk'uko dushaka abakorera bushake b'amatora, abakorera bushake b'iyi covid, abakorera bushake b'umuganda. Abakorera bushake mu Rwanda murahari b'abajene, natwe dushaje twabikora aho umuntu yabishobora. Ariko abakorera bushake bigisha abana gufata igihe cyabo, agakura akagera ku myaka y'ukuri. Niba hari amategeko atubwira ngo imyaka 18, imyaka 20, twagombye gutegura munsi y'iyo myaka. Abantu bakazamuka, ntabwo wajya kurya imiteje itarazamo igishyimbo. No mpamvu rero icyo kirabuze, nizo mbaraga twagombye gushaka. Mwe murabona igisubizo cy'izinda ziterwa abangavu kiri mu kwigisha. Ese koko bikozwe nk'uko muvuga, mubona byabica burundu? Burundu nta musozi utagira agasharo sinabirahirira. Ariko nibura uko winda kumva bakubwira ngo muri segiteri mwara abana 20, 30, 80 babyaye, ngo mwishirira runaka harimo abana banaba babyaye. Ubwo si kigoranye cyo kwigisha umwana, ukamwereka ububi bw'iyo nda, ukamwereka ububi niba icyaha utanacyemera,
ukamwereka ko ari icyaha gusambana uwo ari we wese na kera na kare. Ibona icyo cyaha tukireke ariko umwereke ingaruka ze, umwereke ko icyambere cyo uwo mwana namutwita ntabwo azamurera, ashobora kumuhitana, ashobora kuba ikibazo mu muryango, ashobora kumuta, ashobora no kumuhotora abonye amuvuna. Hari benshi bagenda bagateka ku miryango, ariko njye mperefera ko amuzana akamushyira ku muryango hariya aho kugira ngo wice uwo mwana w'umuziranenge. Rero njyewe mbona twatangirira ku bana bato, tukabanza twigisha imiryango, abantu birirwa basakuza, abana bakamenya ko bafite ababyeyi, ababyeyi bakamenya ko bafite abana, bakabigisha. Njyewe nkunda no kubwira abantu, ababyeyi abana benshi tugendana n'abadafite bapapa bazwi kandi bahari, kwirwaho bashaka dushakisha. Ni umunsi uvuga ndimo ndabashakisha no mu banyamakuru murimo tera inda ujugunya nta kibaye. Umwana afite uburenganzira bwo kumenya umubyeyi we, yaba umupapa yaba umumama, ntumuha amafaranga ariko abona umubwira ngo papa mama, bikarangira hakazakorera ye yize neza afite morale, sibyo? Rero bashyire ingufu mu miryango, imiryango bayitegure neza mbere yo kujya ku bana. Nuyitegura uzaba wibwiye uko izabyara, bizabyara nuko izabarera. Babana nibavuka babiteho, nibabitaho basange mwarimu nawe abiteho. Mu kwigisha uburezi ubundi nicyo bibakubwira, kunda uwo ukorera mbere y'ibindi. Iyo utamukunze ntacyo mumarira. Ubu ngubu utabikunda nawe ntazabugema azajye gucuruza inyanya, birashoboka. Ariko niba ubikunda fata umwana wimuha ibintu umupompa amasiyanse biroroshye, nawe ashobora kubyisomera no kuri internet yabyigisha akaza gukora ikizamini akagitsinda. Ariko twigisha abana bacu ubumuntu no kubaho, imigenzo myiza yo kumva ko ejo ari heza. Ese ndungutse ubu ngubu umuntu akuzaniye, reka tuvuge birashoboka ko wamuzana ibyo byararangiye, ayo ni amahitamo y'urukundo. Ariko none haje akakubeshya ko ari sawa, ejo ugasanga ni inzira gusa. Wakwishima? Mbwirije ukuri wabishima? Nta kantu kakagingimira kazamo bagomba mbona ariyemeje ndakiriye, ariko wajya uhora uvuga iyo biba. Reka dushimishwe no kubona abagore beza mu ngo zacu batunyuze, ukaza ukishima ntujye gushakira n'ahandi ngo uvange ngo ngiye nshakishe nkore komparezo hariya savari ya ntabwo bigenda hano. Nicyo gituma n'ingo zisenyuka uyu munsi, nuko ibyo wari wiringiye atari byo ubona mu rugo rwawe. Naba mbeshya? Ntabwo mbeshya kuko naganiriye n'abantu benshi. N'ingo nyinshi zisenyuka kenshi nicyo kizisenya. Njyewe twari inshuti, undi araje arakuntwaye kubera ko utatunyuze kumbwira ngo urankunda. Nakuntwara nzagenda ko mbonye umbaza izina, ariko biba ni nko gufata adresse ngo meze nkundane nawe. Niko ingo zisenyuka. Ariko hari ibintu mwateguye, mugategura abantu, mukabigisha ubwiza bw'urugo. D'abord ubwiza bw'urugo ni iki? Ntabwo ari ukuryama, ni ugukundana, mugahana keya, akumva ko ari iruhande rw'umuntu yumvamo. Ibindi bikaza nyuma byuzuriza urwo rukundo nyarwo. Mumaze kubibigisha rero, njyewe nibaza ko iyo abantu bashyize hamwe, nk'ubu nyifite amakupure menshi niteguriye, ndakurikirana nkumva ukuntu babayeho. Ntabwo iyo abantu bakundana bashyize hamwe, umwe aca hariya undi agaca hariya, kenshi uzasanga n'abantu bari kumwe, babandi bavuga ngo abagore baroze abagabo, bakabwira abagabo ngo ikigore cyawe cyarakuroze, bashaka kuzisenya ko zikomeye ntabwo zisenyuka. No, ntabwo hari umuntu mu muhanda ubwiye ngo ndagukunze tugende. Mubanza kumenyana, mukabwirana imico yanyu n'ibyiza mwiyiziho, kugira ngo nimudahuza umwe azababarira undi, undi azamuha imbabazi, undi yazisabye. Naho ndatoraguye ndagiye, reka dupakire tugende. Nta gitangaza gihari cy'uko umukecuru nkajya ajyana n'umusore nkawe uyu munsi, sibyo? Tukagenda ntuzi niba cyangwa ndoga, wambonye gusa uti sawa sawa. Uzarebe kuri bya biyobyabwenge byanyu bya YouTube, bamwe bahora birirwa bavuga ngo byagenze bitya, bira ntabyo byagombye kuba biza. Abantu baragiye bakize mu rukundo nyarwo. Rukundo ntabwo ari ukuvuga ngo tugende urashaka ni nko gushaka isabune yo gukaraba meno. Rukundo ni ikintu umuntu muzabana ubuzima bwanyu bwose. Rero muba mugomba kubona ikintu gituma mubyumva kimwe mukihanganirana, kuko mba naturitse iriwe utanzi neza nawe ntakuzi neza, ariko twabanje kwibwirana mu by'ingenzi, twavuganye ibyo tuzahuza. Ari naho iyo havutse igishyashya, buriya n'izi ndabo turimo tureba hari uruzamuka neza rwageze hagati rukabemba. Kwa kundi iyo washatse umuntu ageraho, akaza no mu nkanyari, akaza n'igisebe, akagwa akavunika se, agakuka iryinyo cyangwa ijisho uruha. Ibyo rero nibyo biba byaragombye kwigishwa, ko iyo bigeze ari hahandi abantu bihanganira.
ariko bamwe tukabana akaramata ngo mu byiza no mu bibi, nyamara iyo urebye divorce zihari uyu munsi bose ni akaramata. none iyo mutekereje kuri iryo senyuka ry'umuryango cyangwa se izo gatanya ziri kugaragara, mukavuga muti hakabayeho gutegura abagiye kurushinga, mu by'ukuri bakabaye bategurwa mu gihe kingana gute, byakabaye bikorwa nande muri uko gutegurwa? Njyewe mbona ari umuryango nyarwanda wose, njyewe nawe n'undi n'abandi, buri ubukwe butagira umuranga buragatsindwa n'iyakare. Igihe cyo gutegura cyo nshobora no kugutegura mu cyumweru kimwe, undi akazitegura mu myaka 5. Njyewe hari couple nateguye mu gihe cy'amezi atageze kuri 4, ariko babanye neza cyane ariko byumve. Rero ntabwo bigira igihe, biterwa n'abantu uko bafungutse. Iyo ari abanyakuri biroroha ko mugenzi wawe akwibwira vuba mukamenyana, mukamenya umuryango muvukamo, akakujyana akakwereka ababyeyi bakamufasha kubyemera cyangwa kubigaya. Buriya ababyeyi bacu barashishoza, gusa ntitukibibabwira, tubabwira dutanga ngo save the date, nabo bakabireba nyine, ugasanga ni wavuze ngo gukira cyo kwa Kanaka, gukira cyo kwa Kanaka, bataza aho mwahuri rwa rugo. Umuntu akaza la belle famille itamukunda, ndavuga kwa basebukwe no kwa banyirabukwe, kuko batamwibonyemo kare, ariko yari umuntu wakunze wowe umwiboneshamo ababyeyi bawe. Nicyo kintu cya mbere ubanza kubabwira, ukabumvisha ko batakugayira ibintu, dahera ubanza kumwerekana nk'inshuti, ntumwerekana nka fiance. Bamugaba bakamugaya kare, mugatandukana utaramubeshye ngo nzakujyana, cyangwa nawe atarakubeshye ngo muzajyana. Noneho kwa gushishoza kwabo, buriya hari ukuntu ababyeyi iyo yirebera areba les valeurs harya ni indangagaciro, akareba indangagaciro umuntu afite wowe utarebye. Abantu ngo ba .com uyu munsi hari ibintu mutazi ko ari ingenzi, kumva ko umuntu asubiza umuntu uko yiboneye, kumva ko yicara uko yiboneye, kumva ko avuga uko yiboneye imbere y'abantu bakuru, kumva hamagaye nyirabukwe mwizina, ukumva arasa nkaho bangana. Ni byiza ko abantu basabana, ariko haraho ugera ukagira icyubahiro ugomba kwanaka. Akutwo tuntu rero ababyeyi buriya bafite bakuze, bariya bakuze bafite intekerezo nziza. Ngira ngo nuko bagisha inama nabo bose uvuga ngo warangiye umurangira wabajije, azakira umushyitsi uzaza te, azacunga urugo te, aho hose wa mugore uzagenda akajya abwira umukozi ngo zana ibiryo atigeze agera mu gikoni, undi yahanaguje igitaburi afite kwisabe. Undi umubyeyi mwiza nabo banyumve ntibarakare, ariko niba narakara basi bazabikore. Iyo uri umubyeyi wo mu rugo ufite umukozi waje kukunganira, abantu benshi barakora akazi nibyo, ariko jya ugera mu gikoni urebe ko ibiryo byarurwa, babishyize mu kihe gisorori, babigize gute, ushyiraho n'icyo kiganza cyawe ugishyira umukunzi wabone ko ikiganza cyawe kirimo. Nawe mu papa birakomeye byo, ni muco wacu nta gupfa kubyoroshya, ariko ubonye umugore wawe yarushye, egera nawe we n'umutwaza igisorori kimwe uzugitereka hariya, undi aze kukwarurira musangire, ntacyo bitwaye. Bibuzemo rero turiyemera, twirinde kwiyemera, twirinde kuzamura intugu, ari abagore ari abagabo, ngo ngende manika akaguru muri salo, njye kuri touch, yes bangutse ibyo biryo di banguka icyo cyayi. No, ntabwo ari kutwubaka ingo. Ibyo rero bigomba gutegurwa n'abantu bakuru, kandi nta namwe mu mirenge byagomye no kujya mu barya kakani agato nagake umudugudu. Mu mudugudu hagombye abayobozi n'abantu numva bambabarire, tuzagerageza icyo kintu cyo gukorera mu mudugudu. Hajye abantu bagira abantu inama, akagoroba ko kujya inama, hariho akababyeyi, hariho iki bamwe ntibakitabira, ariko ako kujya inama. Noneho babana bato batazi ibyejo byari byiza, bibonera iby'uyu munsi ngo bitwika, bamenye kugisha inama abantu bakuru. Ubu hari abantu bakuru bagira abana bato inama kandi bigacamo, hari n'abana bato bagira abakuru inama bigacamo. Kuvuga ngo abato buzuza abakuru, ntabwo twagombye kujya mu gihugu cy'abidishyi, ntabwo byagombye ku ibintu by'imvange, urumva. Ariko iyo nta nama zihari, ngo ujya mu ishyamba utazi,
ukaca inkono utazi. birakomeye. ni inama zikomeye mutanze ndetse no kugaragaza icyakorwa kugira ngo ibibazo byugarije umuryango bikemuke. Tugana ku musozo rero, muri mu kiruhuko cy'izabukuru, ni ibiki muhugiyeho muri iki gihe? Ni nyuma yo kuva mu bintu mwari mumazemo igihe kinini by'uburezi, aha muri nihe mishinga wenda mito mito ariko ibafasha no kuruhuka muri gukomeza gukora? Icyo kibazo ntabwo cyoroshye, ntabwo ndafatisha cyane, ariko ubusanzwe ntabwo nakwemera kwicara ubusa. Hano urabona wenda ntuhabona cyane, ariko dufite isambu nini, byibura sinanirwa kwerekera umuntu unyunganira kuko kunama bisigaye bingoye, ariko ndamwereka tugatera imboga. Nuko wenda utabonye akanya, hari ibintu twahinze hariya, ibirayi, amashaza, ubunyobwa, genda utani, ibigori. Hari n'abandi batoya badufasha bakurikirana ibindi by'ubuhinzi, ariko ndewe ubuhinzi buranshishikaza cyane, by'umwihariko imboga. Ikindi hari abana nigisha utuntu n'utundi bitegura kwinjira iwacu, nawe iyo duhuye nk'uko ibyo byose twavugaga turabiganira, nkabanza nkababaza niba tukaganira, nk'uko wambazaga ngo se ngo ntibivuna ntibigeze gute, urabikunze, umeze ute, ko nabibakundisha nyine kuko nawe uba ubikunda. Ariko by'umwihariko ubundi twigana, tugerageza kwiga igifaransa nubwo nanjye ntacyo nzi, ariko icyo nzi kirusha icyo bazi, kuko ntacyo abantu b'uyu munsi nta kintu bazi, kiranagoye kukiga. Nibura ijambo yabwira asaba inzira cyangwa utuntu nk'utwo. Ikindi gikurikira, buriya gihe nkunda gusoma cyane, ndasoma bihagije. Umunsi nagize abagira neza bamfasha, umuntu yagira utuntu yandika kuri ibyo bintu by'uburezi, ko biranshishikaza kandi biranambabaza. Sinzi imyaka nsigaje, ariko nibaza ko ntacyo itashoboka. Buhoro buhoro imishinga ishobora kuza bukeya, ariko aho mpagaze naho, kuko hano mumaze amezi ninjiye kuri 29 z'ukwa 11, ko ndibaza ko maze gukora ibintu bitari bike cyane. Mu bibazo by'amatsiko, nahe mahame mugenderaho mu buzima bwanyu? Ndayivuga ubwo turabisubiramo tubihindure, ni determination, kwiyemeza. Ikindi gikurikiraho ni confiance, kwizera ko ibintu byose bishoboka. Ariko ikibibaziza nakubwirwa, rukundo rwanjye rurakomeye pe, ndushinja abandi ariko nanjye ndwishinja. Urufunguzo rw'intsinzi kuri mwe n'uruhe? Ni ukwemera ko Imana iriho ikabidushoboza, kandi nongere nsubiremo, urwo rukundo iyo ntarwo ufite, jyewe ngendera ku rukundo, ukwemera n'ukwizera. Ibyo bintu ni amahame 3 ntarekura, urumva neza. Kandi iyo twibuka ko buri wese agira umumarayika murinzi umugarura, mu madini yari yose umumarayika baramwemera. Iyo utega amatwi marayika murinzi wawe, nujya gutana tega amatwi akugarure. Iyo mwumviye rero ugenda wemye tete hote. Ndabashimiye cyane ku kiganiro tugiranye, wenda dusoza amasegonda make, hari ubutumwa wagenera abatwumva bakuzi, cyane cyane abanyuze mu biganza byawe? Murakoze, ndabaramutsa inyange zose, ari abagabo, ari abagore, ari abakiri batoya. Ndabifuriza neza, murambe ku itegeko n'ijambo rivuga ngo byose tubikore mu rukundo. Niyo ntego yari yacu kandi kiri yacu. Mukundana aho muri, mukundane nta mupaka, nka Mutagatifu Bernardo. Kandi ndabakumbura, inimero ni yayindi ntabwo nayihinduye. Uzashaka kuntelefona za telefone, uzaca mu gikari, azace kuri WhatsApp, hari abazifite, hari abayifite. Ariko rero ndacyabakunda kandi nishimira yuko mwakoze neza, mukomeze mugende mwemaraye. Marché tete hote. Ndabaramukije, Imana ibahe umugisha. Turashimiye cyane kutigana muduhaye. Namwe murakoze, ndamukije abanyarwanda bose bakunda igihugu cyabo. Arakoze cyane umutumirwa wacu w'umunsi. Nk'uko mwabyumvise, twaganiraga na Sœur Helene Nayituriki, akaba ari uwihayimana ubimazemo igihe, ariko wanamenyekanye cyane mu burezi bw'u Rwanda, aho yakoze mu mashuri menshi ya hano mu Rwanda, ariko by'umwihariko abantu benshi bakaba bamuzi muri lycée Notre Dame de Citeaux, ni ishuri yamaze igihe kinini ayobora, ubu akaba ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Niwe twaganiraga. Akoze cyane ku mwanya yaduhaye. Nadusore ikiganiro cyacu cya none, Narababenze cyanone, Narababenze cyanone, Narababenze cyanone, Narababenze cyanone, Narababenze